dushobora gukora kugira ngo iyo interineti ube wayibona. Ni iki wakora kugira ngo iyi interineti ube wayifata mu buryo bworoshye? Urabona uba uri kumwe n'umuntu ukamubwira ati wansharinze, akakubwira ati wapi, mega ziba ari izanjye, mba naziguze ayanjye. Bro, ibi bintu ngiye kukwereka ujye ugomba kubikora. The first of all, urahita ugenda ujye muri wifi. Urahita ugenda ujye muri wifi. Noneho kubera ko aba ari gukoresha data, nukanda kuri wifi irahita, kubera ko umuntu ari gukoresha data, irahita izaho nyine mu bo wakuruye, muzi uri gukurura nawe arahita azamo nyine ko uri kumukurura nawe. Okay, noneho ni iki ugomba guhita ukora kugira ngo iyo ntuza ubashe kuba watangira kuyikoresha noneho. Okay, uraza hano muri wifi tuyinjiremo, ariko okay, hano tuhita tuyinjiramo sasa. Ubona ahangaha ushaka wahita use wifi. Okay, wowe kubera ko umaze kuyitarakinga, wowe iraba ihita iza mwa, sibyo? None iza mwa wowe urahita uyikandaho, urayikandaho, noneho bahita bakwereka ahantu ho kuzamo password, ushyiremo imibare ubonye, noneho uhita uyikonekitinga. Nuyikonekitinga irahita iza yisevinga hano muri saved network. Noneho urahita uzana muri saved network. Urugero dufite iyi Galaxy A21s, Galaxy A21s 7D 8D. Noneho iyi ngiyi kubera ko ubwo ni nkaho yamaze kwisevinga, urahita uza ujya hano kuri share, kano ka share nze ngakandeho. Ikimara kuza urahita ushyiramo nyine, kereka iyo ufite password tuzo nyine ugashyiramo password kugira ngo ubashe kwinjira muri telefoni. Okay, arahita haza kano ga QR code. Noneho kano ga QR code urahita urabona ko ari Galaxy A21s, urahita ukanda screenshot. Urahita ufata screenshot. Urahita ufata screenshot, noneho uhite ukayeditinga. Okay, tugafata tukeditinga. Okay, turashaka ko tugafata tukakeditinga. Tuhita tuza muri edit, turashaka kugakropinga ku buryo dusiga aka konyine, bino by'ibigambo bikavaho. Okay, iyo tumaze kugasevinga, turahita tuza tujye Chrome. Twita twikoza Chrome, noneho Chrome tuhite tugira dusevingemo ka gafoto twari tumaze gufata. Okay, ndakeka kuko niyo nakoreshaga, reka ndebe ko ariyo igiye kwita. Okay, ngiyi QR code. Okay, tuyikoresha iyi
iyi Zing decoder online. Okay, niyo tugiye kwifashisha n'ubundi. Kuri tuza uyikandeho, tugiye dufate ka gafayiro twe twabonye, noneho tujye tugaterekamo. Okay, reka dutegereze. Okay, urabona ko yahise iza. Turahita tuza dukande hano muri choose file, tuze dukandemo, tujye kugahitamo, tuze dukande muri download kuko no hantu kahise kijyana nyine. Okay, noneho ndabona kiri gutinda. Okay, ni aka kambere tugakandaho gahita kajyaho. Ndabona yanze, twongere dusubiremo nta kundi. Downloader bitewe nuko kaba kagiye kano kaboro gatinda, iyo gatinze naho nibyo bikora. Okay, tuhite tugakandaho. Okay, kahite kazamo. Okay, tuhite tuza hano dukore icyo bita submit. Turebe result zayo biza kuduha, turebe ko niba uno muntu ari gukoresha internet ariko ikoresha QR code. Yes, urabona uno muntu ufite phone yitwa Galaxy A21 S7D 8D, afite password ya 1234456667. Niyo password ye ari gukoresha. Uri kumva muri ako kanya wahita uyiconnectingaho, ugahita nawe utangira gutunga internet uvanye kuri uwo muntu. Ntuzongere kubura internet mu gihe uri kumwe n'umuntu wagafashe bro. Okay, mbere tukiri kuri iyi ngiyi, reka nze mpite nkwereka uburyo dushobora no guhita tureba iya wifi noneho. Okay, n'ubundi ni kwa kundi biba bikimeze. Turaza tuyikande kuri fayiro, tukande kuri downloader, noneho ngende mige indi fayiro, indi telefone nanone, kugira ngo ubone ko bikora ku matelefoni agiye atandukanye. Okay, none reka duhitemo iyo bita, kadukoreshe iyi screenshot yindi. Iyi turebe iyi telefone ikizemo ni bwoko ki. Okay, turaza dukande submit nk'ibisanzwe. Okay, no ku ma wifi hose birakunda, ni ibintu biba biri simple. Okay, oh my goodness. Okay, hariya nayo nyikoze nayikizemo, sorry. Reka tuzinge file, tuze hano muri downloader, tuze iyi ni iya mbere, iya kabiri, reka duhitemo iyi ngiyi. Okay, noneho reka nze dukore submit, turebe iyi ngiyi iyo ariyo password y'iyi telefone. Iyi ngiyi ikora ari kuri wifi, ari ku bice byose hose irakora. Wowe uzagerageza ukoresha iyi ngiyi, uzahita umbwira. Okay, niba yita ndabona ari ya yindi, sorry, ndabona ari ya yindi nafashe inshuro ebyiri. N'indi nafashe inshuro ebyiri. Kanze turebe n'indi nafashe inshuro ebyiri kabisa. Nayifashe inshuro ebyiri, kanze turebe indi atari iyi ngiyi. Okay, reka tugerageze iyi.
reka tugerageze iyi ngiyi iyi screenshot, reka dukande submit turebe iyi screenshot icyo ari cyo. Reka turebe niba ari screenshot nari nafashe nari nahanaguje. Okay, ubona ko iyi ngiyi ni Tecno Spark 8S WPA. Okay, ifite password ya 788 OOO na 05. Okay bro, ubu se kuko nta kuntu mwakanda subscribe ngo muduteze imbere? Nta kuntu ntazabagera bro. Thank you kandi ikindi kintu mubona ko ndi gukoresha Stack VPN iri gukora ku rwego rwiza. Nawe ushaka application ya Stack VPN wanyandikira nkayiguha, nkaguha file iri gukora ubu ngubu, iri gukora neza cyane rwose. Kandi n'abantu bashoboye ikindi kintu nk'ubu ngubu hano hari n'aba makiari recorder, ariko aya ngaya aba agoye. Iyi zing decoder niyo nakushishikariza kuba wakoresha mu gihe uri gushaka iyo free internet. Kandi icyiza iyo uri kuyihiga ugomba kuba ufiteho data kugira ngo ube wahita uhiga iyo password yindi. Thank you so much.